iyo nyana y'imbwa bayifashe bakayifunga ubu ribu iri kukumva ibintu uri kuvuga iranyo ribu we muyobozi wa ribu n'umuvugizi Gasuku no muvugizi wa ribu ndakubaza Gasuku umubitse mwiki Gasuku na gahondesho ka RPF nago ndi butinye kubivuga ariko nta bimenyetso bifitiye ibimenyetso bya mbere akabanyarwanda mwese mufite ibishorwa mu mutwe arimo arakora ubuginga bwose ari ku butaka bwande ari mu Bugande ari muri Kongo ari mu Rwanda no muri Amerika mu Rwanda se nago dufite ribu ihora ifunga abantu ngo bavuze nabi ngo bavuze imvugo nyandagaza Gasuku reka mbikubwire nabasobuje bagutuma bari abakoloneli kano reka ngweze message namaze kumenya ni kano brigade ajyana wabaye brigade ajyana wabaye general reka ngubwije ijambo rimwe urakoresha igicupuri kandi ubwawe ushobora no kuzana ukansanga hano iwanjye hano wakiso ukaza ukanandasa mu mutwe ukananyica aho ujya ngo ukoreshe cyarindi ya civilian winera hamwe kuko urabizi ko abahutu nibo bazi gutukana washatse umututsi umwe wanuka base naho ya no muhuta hetse amabinga nge nari inshore y'amagajo nago ariko ndivuga naho ya Nagasuku yarahetse amabinga nge nari inshore y'amagajo ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe. Mu magambo yuzuye amacakubiri uyu mugabo Sageti Robert ni amagambo yumvikana kenshi mu kanwa kiwe, aho mumaze kwiyumvira aya majwi cyangwa se iyi video arimo aravuga ko uyu mugabo Gasuku ari umuhutu. Ibi bintu uyu mugabo agenda ashinjwa n'abashinzwe umutekano ndetse akanabivugira ku mugaragaro izuba riva. Umunyarwanda noneho wabaye ingabo y'igihugu, yabaye umusirikare, yabaye umuririmbyi mu ndirimbo zifasha abaturage haba mu kubaka igihugu ndetse no kuba yagifasha mu isanamitima. Uyu mugabo rero Gasuku cyangwa se Kasuku muzi nk'umwami w'abagore, n'uyu muri kubona urimo hano hagati abantu batamuzi. Uyu mugabo Sageti Robert yaje aramwandagaza aravuga ngo uyu mugabo ni igikoresho cya RPF. Abanyarwandakazi, hari ibintu tugomba kurebesha amaso yacu, ariko twamara kubyumva tukumva ko uyu muntu cyangwa se amagambo nk'ayo adafite kuba yatwubaka, tukaba twabyamaganira kure. Uyu mugabo ugikomeje ibintu by'amoko akaza ashaka kongera kuducamo amacakubiri, turamuzi twese ko yagiye ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, harimo nk'ibyo tuvuze ruguru: irondabwoko, amacakubiri, ndetse akaba yarahunze igihugu ari gushinjwa ko ngo yafashe umwana we ku ngufu. Banyarwandakazi, mutaza kumva turi kuvuga bino bintu mukaza kugira ngo ni ibintu byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko nk'umwana w'u Rwanda uri gukura azi ko uyu mugabo yabaye umusirikare, yaririmbye indirimbo zifasha abanyarwanda, afite amacakubiri, gahunda yacu ya ndi umunyarwanda akaba ari kugenda ayisenya bitewe n'ubukene, dore ko yabyivugiye ko RDF yamutereranye, akaza kwibonera sapoti hanze ku bantu banga u Rwanda, ku bantu banga Kagame, ku bantu banga igihugu cyacu, ngo bakamuha amafaranga yatunga umuryango we, akaba yamwishyurira inzu, bakamuha n'ibyo kurya, bakamwishyura, bakamubwira ati Sageti Robert waririmba ariko wanashobora kuba waduhangira indirimbo, akaba yashyiramo, akaba yaririmba indirimbo
zifasha aba bantu banga u Rwanda ndetse bakanga n'umuyobozi wacu, perezida dukunda wacu Kagame. Hari ikintu rero nshaka kubasangiza, mubanze munyumve neza. Muri rusange utabusya bwita ubumera. Ntago mba nibaza impamvu uyu mugabo aba akidedembya hanze. Uyu mugabo ari mu Bugande. Twese twakakwiye guhagurukira icyarimwe, tukaba twasaba ubutabera, kuko uyu mugabo ari kurengera. Watuka umuyobozi tukakwihorera, ariko ntago waza ku gihugu bro, ntago waza ku gihugu. Reka tukwiyame, nanjye nkwiyame, sinzongere kumva uvuga ibyo bintu. Uyu mugabo rero yamaze kuba yaza avuga aya magambo ateye ubwoba ndetse ananateye isoni hejuru y'amateka twinyuriyemo. Uyu mugabo aba ari kugira ngo azure akabuze, afite amagambo gusa asenya abanyarwanda. Uyu mugabo Kasku yaje amusubiza boro. Uramuzi ko nta mikino ajya agira. Yaje aramubwira ngo wamurwaye wese, wirwariye sida yenda no kukwica. Urabizi neza ko tutakwirirwa duhangana. Urabizi ko wagiye uvuga ngo nuramuka ngo uje mu Rwanda uzaza ngo dutane mu mitwe ngo uje kungirira nabi. Boro, urabizi neza ntago nagenda ntakakurishije boro. Amagambo yamubwiye ntago nayavugira ko hano, ariko yamututse ibitutsi bibi cyane. Aravuga ngo wowe ikintu cya mbere ukwiriye nuguhanwa, kandi amateshwa wakoze ufata umwana ku ngufu wawe wibyariye. Boro, nahise nkubitwa n'inkuba. Nawe yamusubije aramubwira ati ibintu byo kuvuga ngo ndi umukoreshwa cyangwa se ndi umukoreshwa wa RPF, ibyo si wowe wabivuga nk'umuntu twubaha warwaniye igihugu. Birababaje ko ngewe nk'umusivile ndi kukubwiriza icyo wakakwiye gukora boro. Uyu mugabo yamubwiye ikinyarwanda, nanjye ubwanjye numva ibitutsi yamututse byari bikwiriye. Ariko nimwibuke mbere, niba mwarabonye video y'ukuntu Sageti Robert yasaga arimo aratakamba asaba udufaranga ngo yubakishe inzu, ari gukata icyondo kugira ngo abumbe amatafari ya rukarakara boro. Abumba amatafari ya rukarakara. Uyu mugabo niko byamugendekeye. Abantu rero bamugiriye impuhwe, atangira kumenyekana, atangira kuba yatumirwa ku macano agiye atandukanye. Aza rero kurengwa, aza kubona ko afite abantu bamukurikira benshi banakunda ibikorwa bye. Yemeza gucisha ubutumwa bwiwe ukwanga u Rwanda. Uyu mugabo rero turagira ngo mudufashe nk'abanyarwanda twamagane ibikorwa byiwe bibi. Ibikorwa byiwe si ibikorwa byakakwiriye kuba turi kumva muri kino gihugu. Ndagaya cyane ndetse n'aba YouTubers bamuhereza ibiganiro. Abo bantu nabo n'abafatanyacyaha, bakakwiye gufatwa nabo bakajya gusobanura impamvu bafata umuntu nk'uyu bakamukoresha ibiganiro, bazi ibintu agiye gukora, kagiye gusenya ubumwe bw'abanyarwanda boro.
banyarwandakazi rero ndizera ko mwakunze ikiganiro twabagezagaho, yari amakuru aba bombi bitangarije. Nizere ko mwakoze subscribe, like ndetse na comment, video muyisharinge ku buryo iyi video izamugeraho 5/5. Reka mbabwire ngo rero mwakoze cyane, njye mwabanaga nitwa Tsinda, ushaka nandi wansanga usibye kuri iyi chaîne. Bye bye, ndabakunda, Imana ibahe umugisha.